kuva kutumbagisha ubuyobozi mu birere akantunga ibiganza we wa mugabo we va inaha uzajya muyaga kuvuga ubutumwa. Ibyo nzagira igihe cyo kuba buhamya bamwe nigize kuba bikaduha n'ibindi ariko n'abandi nzabaha buriya n'ibintu biba bitangaje kandi binejeje mu bundi buryo. Abandi bakagufata nk'umuswa, abandi bakagufata nk'igicucu, ugiye muri biriya kandi wagombaga gukora business. Nibyo koko, ariko buriya wibuke ijambo nongeye mvuge Uwiteka byavuzwe muri Yobu ku gice cya 28:28 maze mbwira umuntu iti dore kuba Uwiteka kandi kuva mu byaha kuko magazashima Imana. Ntabwo nigeze ninjira mu bintu bya business abasijyamo si uko hari icyaha babakoze, ariko nanjye nagombaga kujya muri business ngakora business byibushe ifite imbaraga, naguza za miliyoni cyangwa nazishaka bigakunda bigashoboka. Ariko narebaga nkabona nibyinjiramo cyane, naranasinziriye ngatekereza n'iby'umurimo w'Imana, nkabona ibyo ntabwo byagenda. Ariko muri duce nshobora gukora mu murima nkahinga nyasaye Imana imugisha. Ariko shima Imana uyu munsi wa none nta banki ifite ideni n'igiceri cy'icumi. Ibyo bashimira Imana. Nta mafaranga afite, ariko mfite Yesu tuzi byose. Isi n'ibiyuzuye ni ibyande, ni ibya data. Tuvuga ngo ni ibyande, ni ibya data. Kandi ndashima Imana uyu munsi wa none aho abana bageze biga n'abarangije. Shima Imana kuko nta kigo kuva mu wa mbere primaire kugeza wa gatatu secondaire bamwe bakajya muri kaminuza n'abakirimo n'abamwe barangiza. Ndashima Imana kuko nta deni nigeze njya mu kigo ngo ideni mbe ndi umunyedeni wambuye ikigo, ahubwo byose nagiye mbikora neza. Ibyo ni ukubera iki? Ni ukubera Imana. Kurubana amashimwe z'aba ariko ntabiteguye. Ubwo rero agataho ndi mu mayaga mu giterane cy'ubucidikone cyabereye mu mayaga muri paruwasi ya Nyakirungo. Umwuka azamura agasatura nka musenyeri wacu aravuga ngo wa mugabo wise Nehemiya, kandi aho uzajya hose ujye uvuga kuri Nehemiya. Haleluya. Yewe Nehemiya twasanze yari umwubatsi, kandi nanjye shima Imana yuko ibyo Imana igenda ibikora ibinyujije mu bana bayo, kandi nanjye kumva ndabishyigikiye kandi nkanubaka koko. Mu bihe bishize abanaziri basohoye indirimbo bari bashoboye gusohora tuvuga yuko tuzabashyigikira. Nanjye nemera yuko nzabaha 50,000. Ntabwo nari bwabibahe rero, ariko uyu munsi ndabitanze. Nabivugiye imbere y'iteraniro, ndongera nyatangira imbere yawe, kuko guhiga umuhigo n'uwihigure. Komite y'abanaziri mutambuke amafaranga yanyu n'ayandi. Abanaziri komite yanyu bizi yatore, kuko n'ubuhigo nayo narahise ngomba kubuhigura. Arahari? Ntabwo muyashaka si? Wo kubashyigikira n'uyu, kandi nimuguma mugatera imbere. Nifuza ko mwatera imbere, nifuza yuko n'undi tuzakomeza kuba inyuma, ntabwo tuzigera tubaza inyuma, kuko twifuza yuko hari icyo mwakora, kandi hamwe n'abandi bose tuzagumya kubashyigikira, kuko niwo murimo wacu twiyemeje. Imana akomeze kubana nawe. Imana ishimwe. Rero njye n'umuterankunga nawe nyongereyeho ayandi nayo nkayayobotseho. Ubwo rero umurimo w'Imana wacu urashyigikiwe, nimwakire. Nanjye ako gafoto muze kukama nabi. Mwakoze cyane.
mucungo umutungo neza, muzatubwire kugenda neza, kandi dukeneye umushinga ufatika muri Nyagazi wa Hanazi. Ikindi twakoreye igiterane muri paruwasi ya Magabaga mu bwubatsi bwabo. Hari amafaranga mwateje nk'ikanisa twarayatanze, nanjye ngirayo ntanga, ariko mbasigaramo 20,000. Bajya basorendaga bamizito n'ibihumbi byabo 20. Nabasigaye aho nari nanditse mugende mufifu. Kuyashyikiriza kontabule yanasigaye 20,000 baraho nanditse bavivuye. Imana yacu mwese duhana umugisha kandi buri wese akazikorera kubikurikira. Ayo twasanze uwo munsi ari imbuga Nyagazi yatanze, ari ay'umuryango wanjye nanjye nemeje kongeraho 20,000 singomba kubivuga mutaya mu kwirata, ariko 20,000 nasigayemo nk'ideni ku giti cyanjye. Iryo deni ndaryishyuye, ubu nta deni ndimo. Nagira ngo mbibutse yuko ibyo bikoze ngira ngo soze umwaka mu muhigo nahize nkuhiguye nk'uko bikwiriye, kandi mwibuke yuko iki cyumweru ni icyumweru cya mbere cy'umwaka, ni icyumweru cya nyuma, ni icyumweru cya nyuma cy'umwaka 2024. Turimo turayivamo. Ejo kuwa mbere, kuwa kabiri saa sita z'ijoro tuba dutangira undi mwaka 2025. Ndashima Gita rero umereje uburyo bwo kwishyura ideni nari ndimo. Imana yacu duhana umugisha.